gusenga ni byiza mu buzima, imisozi irariduka inkike zikagwa, iminyururu iracika dayimoni agahunga, amarembo yari yarafunze agafunguka. Gusenga bikuzanira ubuntu. Haleluya. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turimo turaganira ku gusenga. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyigo ivuga ngo kuki tugomba kwiga gusenga. Kuki tugomba kwiga gusenga. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri hano muri Luka igice cya 11 umurongo wa mbere, igice cya 11 umurongo wa mbere haravuze ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Haleluya. Uyu munsi tugiye kuganira kwibaza ngo kuki ari ngombwa kwiga gusenga. Hamwe mu gihe cya Yesu hari igihe cyageze, murabizi ko Yohana yabatije Yesu, kandi Yohana yaje imbere ya Yesu, nawe rero yari afite abigishwa be ngo yari yarabigishije gusenga. Hanyuma rero turasomye ngo Yesu ari ahantu hamwe arimo asenga, intumwa ze zumvaga ukuntu asenga, zikumva ukuntu asenga, zikamureba ukuntu asenga, zireba ubuzima bwe, ziravuga ngo twigishe gusenga. Niki cyatumye bano bantu basaba Yesu ko abigisha gusenga, kandi Yesu mbere yuko bahura bari basanzwe basenga? Aba bigishwa ntabwo Yesu bari basanzwe bazi Imana. Bari basanzwe bazi Imana kuko ntabwo ari wababatije, ahubwo yarabatoranije mu bantu bamukurikiraga. Rero bari basanzwe basenga, ariko muri uko kujyana nawe bareba imyifatire ye, bareba imigendere ye, baramubwira ikintu cya mbere bamusabye. Ntabwo bamusabye ngo twigishe gukora ibitangaza, ntabwo bamubwiye ngo twigishe gukiza, ntabwo bamubwiye ngo twigishe kwigisha, ntabwo bamubwiye ngo twigishe mbese ntabwo bamubwiye ngo twigishe uko umuntu ahagarara imbere y'abantu, ntabwo bamubwiye ngo twigishe uko umuntu akora bizinesi, ahubwo baramubwiye ngo twigishe gusenga. Icya mbere bari barabonye lifestyle ya Yesu, uburyo Yesu abayeho. Yesu ubuzima bwe mu gitondo yazindukaga karajya gusenga, kare mu museke karekare yabaga yagiye ngo mu butayu gusenga. Na mbere yuko atangira ivugabutumwa ngo yajyanywe n'umwuka mu butayu amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa arimo asenga. Ngo ku mugoroba nabwo yavaga mu ivugabutumwa akagenda akarara asenga. Hari igihe rero buri tuvuga ngo dukeneye imbaraga, ngo dukeneye kuba powerful, ngo tukavuga indimi, kandi ntidushaka kwishyura ikiguzi gituma ibyo bintu biza. Rero Yesu yari atunzwe n'amasengesho, Yesu yari umunyamasengesho ukomeye. Hanyuma bano bigishwa bamubonye vuga ngo Yesu twigishe gusenga turakwinginze. Impamvu Yesu yasengaga bitandukanye n'uburyo abandi basengagamo. Bamubona babonaga asenga mu buryo bwe bwihariye. Uburyo Yesu yasengaga bwari bwihariye, bwari butandukanye n'ubwo bari bazi. Ikindi aho Yesu yasengeraga hari hihariye. Ubundi bari bamenyereye abafarisayo basengera imbere mu nsengero, ngo bakajyaho abantu bareba bagasenga, baba biyirije bakishyiraho ibimenyetso ko biyirije. Ariko Yesu we wazindukaga ajya mu butayu, akanarara mu butayu ku rwego rw'uko nta n'uwamenyaga ko yasenze. Ikindi kandi ni uko Yesu yari atandukanyije n'abandi bintu asengera.
Yesu yabaga arimo asenga, yabaga asengera imbaraga, asaba Data ngo amwongere imbaraga zo gukora umurimo. Rero Yesu yari atandukanyije intego n'abandi bantu yatumaga asenga. Ikindi, amasengesho ye yagiraga impinduka zirenze iz'abandi bantu. Kubera ubuzima bwa Yesu bwo gusenga, ashaka kuba connecte n'Imana, ashaka ko ubusabane bwe n'Imana bujya hejuru, byatumaga muri we ahora ari connected n'ijuru, we n'ijuru bahora bari bamwe. Hanyuma baramubwira ngo twigishe gusenga. Ikindi, isengesho rya Yesu ryari rifite imbaraga zidasanzwe. Isengesho rya Yesu ryari rifite imbaraga zidasanzwe. Isengesho rye ryarakizaga. Isengesho rye ryaturishaga imiraba ubwato bwari bugiye kurohama. Isengesho rye ryazuraga abapfuye. Isengesho rye ryakoraga ibikomeye. Isengesho rye ryatuburaga imitsima. Isengesho rye ryari riteye ubwoba. Bayibonye baravuga ngo Yesu twigishe gusenga. Ikindi, isengesho rye ryerekanaga umubano afitanye na se. Ageze kwa Lazaro yararamye areba mu ijuru avuga ngo Data, ndabizi ko usanzwe unyumva. Bamwumva, bumvaga ko we na se, we n'uwe senga baziranye, bakorana bya bugufi, nyine byerekanaga ubusabane afitanye n'uwo asenga. Ikindi, isengesho rya Yesu ryatsindaga Satani. Ahambere yamutsindiye mu butayu arimo aramugerageza. Yesu aramutsinda muri bwa buryo yagendaga amutsinda avuga ngo handitswe ngo yamutsindishije amasengesho. Yesu yatsindishije Satani amasengesho. Umuririmbyi yaravuze ngo ntsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Isengesho rye ryari ritandukanye n'irya rubanda, ritandukanye n'iry'abafarisayo. Niyo wamwumvaga asenga wumvaga bitandukanye, kuko burya ntago amasengesho agira imbaraga kubera tuzi gutondekanya amagambo, kubera ko turi kuvuga dusakuza twitakuma twabize ibyokere. Ibyo bintu ntabwo ari byo bituma isengesho riremera, kuko nta rusaku rubaho rwakanga Satani, nta rusaku rubaho rwakwirukana kanseri mu muntu, nta rusaku rubaho rwazura uwapfuye, nta rusaku rubaho rwakwirukana abadayimoni. Niyo mpamvu niyo utavuga ariko ufite umutima utunganye, ibyo bintu biratungana. Rero muri abafarisayo cyambere basenganaga ibyaha, basengaga bishushanya. Ikindi, basengaga bashaka gushimwa n'abantu. Ariko we yasengaga ativuga. Uyu yasengaga nta nubwo yabaga akeneye kumenya ko yasenze. Yaranakubwira ngo rega nusenga wirije ubusa ntukamire nk'indya, jya ugenda ujye mu nzu wifungirane usenge ngo sura uzi ibyo ayiherereye azakugororera. Yesu nashimwe. Ikindi, amasengesho y'abafarisayo nta mpinduka yazanaga, nta murwayi yakizaga, byari ibintu biraho by'ibipindi, ngo ku rwego rw'uko iyo umufarisayo yakubwiriza ugahindukwa ngo wabaga mubi kumurusha inshuro 7, kubera ko amasengesho yabo nta buzima yari afite. Ariko Yesu yarasengaga mbere yo kugira ikintu akora. Mbere yo kugira ikintu akora, Yesu yarasengaga. Mbere yo gukora ibitangaza, mbere yo kubwiriza, mbere y'ibintu byose Yesu yarasengaga. Yesu agiye guhitamo intumwa yarabanje arasenga. Yesu mbere yo gukora ibitangaza yarabanzaga agasenga, na mbere y'uko ajya kubambwa yarasenze, sibyo? Rero tugomba kwiga gusenga, kuko Yesu ubwe yigishije intumwa ze gusenga mbere y'uko zitangira umurimo w'Imana, mbere y'uko zikiri icyo zikora. Yesu yabanje kuzigisha kugira gute? Gusenga. Rero gusenga ni ishingiro ry'ibintu byose. Ntago waba umuvugabutumwa udasenga, ntago ubukristo bushingiye gusenga, kuko gusenga niryo sano riduhuza n'Imana. Rero gusenga birigwa, kubera ko gusenga ntago biragwa n'ababyeyi. Gusenga ntago tubikopera, ahubwo gusenga tubyigishwa n'Imana. Iyo usomye mu Baroma igice cya 8
umurongo wa 26 bavuga ngo uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminihita vuba. Twebwe ntago tuzi gusenga, ntago bavuga ngo naminuje muri kaminuza inyigisha gusenga, kwe ntabyo tuzi. Wanavuga amagambo menshi ariko Imana ntigire ikintu yumvamo. Rero tuba tugomba, Yesu niyo mpamvu yigishije abigishwa be gusenga. Ikindi turi kuvuga ku mpamvu tugomba kwiga gusenga. Ikindi isengesho ryubaka umubano wacu n'Imana, niyo mpamvu tugomba gusenga uko bikwiriye, kubera ko isengesho ryubaka umubano wacu n'Imana. Umubano wangijwe n'ibyaha, umubano wangijwe n'ibintu bitandukanye usanwa n'isengesho. Ikindi isengesho riduha imbaraga zo gutsinda ibyaha. Isengesho riduha imbaraga zitsinda ibyaha. Ahantu hose tuhahurira n'ibishuko, mu kazi, mu rugo, ahantu hose tuhahura n'ibigeragezo, ariko amasengesho atuma dutsinda ibyaha. Nubwo tuzi gusaba neza, ntago tuzi gusaba neza, ntago tuzi icyo dusaba, ntago tuzi ko dusaba, nta nubwo tuzi impamvu dusaba. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kwiga gusenga. Wowe turi kuganira narindi kukubwira ngo tugomba kwiga gusenga. Mu cyigisho kirakurikiraho tugiye gutangira kwiga gusenga, ariko mbere y'uko uhitamo kwiga gusenga nakubwiraga impamvu ugomba kubyiga n'umumaro bizakugirira. Iyo wize gusenga urasenga nk'uko Kristo yasengaga, ugasimenya ngo ndasaba iki, kuko ijambo riravuga ngo ntago muhabwa kuko mudasaba. Urumva ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu. Rero gusenga ni ukumenya ngo ndasaba ndinde, ndasaba nde, ndamusaba nde, ndamusaba gihe ki. Rero gusenga birigwa kugira ngo bikore neza, kuko gusenga nibwo niho haremekera ubusabane bwawe n'iki, n'Imana. Rero wowe uri kunyumva narindi kuboza wari uzi gusenga. Tugiye rero ndakurarikira kudacikwa n'ikiganiro gikurikira kugira ngo dutangirane twige uburyo bwo gusenga. Reka ngusengere. Gusa ikintu kimwe nakubwira nuko isengesho ry'umunyabyaha ari ikizira imbere y'Imana. Mbere yo gusenga banza witunganye, wirinde ibyaha n'ibisa nabyo, kugira ngo amasengesho agere imbere y'Imana ameze nk'umubavu. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri Imana. Mwanditsi yaravuze ngo turagushimiye ko wandikishije iby'urukundo rwawe, kandi turagushimiye ko tumenye ko ari ngombwa ko twiga gusenga, kuko n'intumwa mu bintu zasabye Yesu zasabye ko azigisha gusenga. Ngaho rero bana natwe Gitare, ukuboko kwawe kwiza kuganze, mu izina rya Yesu, amen. Gusenga ni byiza mu buzima, imisozi irariduka inkike zikagwa, iminyururu iracika dayimoni agahunga, amarembo yari yarafunze agafunguka. Gusenga bikuzanira ubuntu, ubuntu bukuzanira abantu bakakuzanira ibintu we bikaguhindura umuntu, ibintu we bikaguhindura umuntu. Burya utinda apfukamye ni nawe uzatinda ahagaze, nutinda ku mavi uzabana amavuta. Burya utinda apfukamye